Guys, muri iyi video ukwereka uburyo washyiraho call waiting muri telefone yawe. Hari ukuntu umuntu aguhamagara cyangwa wowe ushaka guhamagara ukabona yanditsemo call waiting, umuntu yaguhamagaye yanditsemo call waiting, uhita ubibona ko ari kuguhamagara, yaba ari uw'ingenzi ukamufata, yaba atari uw'ingenzi ukamwihorera. Ubwo ni uburenganzira bwawe. Hari n'ukuntu uhamagara ukabona yanditsemo ngo use busy cyangwa ngo when busy, aba ari busy, aba ari kwivugiraho gutyo, ntabwo yabona ko wamushatse. Iyi video kugira ngo nyikore, hari umuntu wambajije muri comment ngo aba ari ku kazi, bose bakamuhamagara akamubura, ugasanga ari kumusakuriza n'ibiki ku buryo n'ako kazi yakavamo, kubera amuhamagara muri phone ahita yandikamo ngo use busy, ariko yivugiraho akamushaka akamubura. Cyo gukwereka uburyo washyiramo call waiting muri telefone yawe, umuntu yajya guhamagara ukabibona ko yaguhamagaye. Reba iyi video kuva itangiye kugera irangiye, iraza kugufasha kuba wabyikorera ukabasha gushyiramo call waiting muri telefone yawe. Kamanze nakira ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwa mbere, wawe ikaze. Nawe dusanzwe tubana, ikaze urarihorana. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe, ufungura inzogera, ibiganiro nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Nubona iyi video wayikunze ukandire like, wibuke kuyisharinga inshuti zawe nazo ziyibone. Wibuke kumbwira muri comment niba byakunze, cyangwa nawe ufite ikindi kibazo wambaza muri comment, narebe wakimbaza nkakigusubiza muri video itaha. Nimujye kubana muri iki kiganiro, nitwa Vedaste. Nta mpamvu yo gutinda, reka dutangire. Let's go. Ikintu gituma umuntu aguhamagara agahita yandikamo ngo when busy cyangwa call waiting, hari ukuntu ushyiraho code muri telefone yawe cyangwa bakayicokoza bagashyiramo amakode utazi, ugasanga barabifunze, bajya baguhamagara ukabona yahise yandikamo ngo use busy. Yo kwereka code yabikuramo, ubanza ucekinga niba hazamo call waiting cyangwa niba hazamo use busy. Iyi ni code yagufasha gusobanura amakode bashyize muri telefone yawe, hakagira setting ifunga abantu bajya baguhamagara uri kuyivugiraho ntibakubone. Kamwereka iyo code ibikuramo. Uraza hano kuri phone, urakanda urwego inshuro ebyiri, 21 urwego. Iyi ni code igufasha gukuraho umwanda wose uri kuri phone, amakode bagiye bashyira muri phone yawe cyangwa nawe ukayashyiramo utabizi, ku buryo umuntu aguhamagara uri kuvugira kuri phone ntubibone, kandi wakagombye kuba ubibona. Iyo ukoresha iyi code baguhamagara hakazamo use busy, hazajya hazamo call waiting. Umuntu uguhamagaye ubibone ko ari kuguhamagara, yaba ari uw'ingenzi umufate, cyangwa ubwo ni uburenganzira bwawe. Aratuza uhitamo ya simukadi aguhamagara akakubura, tegerezeho gato. Urabona hahise batubwira ngo call forwarding,
Less successful bivuze ngo umwanda wose wari uri kuri phone, amakode bashyizemo byose bihita bivamo. Kamwereke n'indi kode yagufasha gukuramo ibintu byose ni abantu bakwikonegitinzeho, abantu bakumviriza. N'iyo kode reka nyikwereke bigendere rimwe, nubwo iyo video nari narayikoze ariko n'iyo kode reka nyikwereke niba ari ubwa mbere ubonye iyi video cyangwa niba ari ubwa mbere umbonye. Urakanda urwego inshuro ebyiri, 0 inshuro ebyiri, 2 urwego, uhitemo simukadi. Bana none barahita batubwira ngo call forwarding less successful. Cyangwa umwanda wose wari kuri phone yaba bakwikonegitinzeho, amakode bari barashyizemo agafunga ibintu byose uraba ubikuye muri phone yawe. Iyi ni kode yagufasha gukuraho umwanda wose w'ibintu bakoreye kuri phone yawe utabizi, cyangwa nawe ukabishyiramo kubikuramo bikakunanira. Umuntu ku buryo baguhamagara bakakubura ukaza muri use busy, ariko iyo ukoresha iyi kode hazajya hazamo call waiting ubona umuntu uguhamagaye. Kansubize n'umuntu wambajije ngo yagiye guhamagara ngo hahita hagaragaramo simukadi imwe agiye guhamagara kandi harimo simukadi ebyiri. Kamwereka nawe uburyo wakoresha. Hari ukuntu hazaho simukadi imwe atari wari ufiteho amayinite, indi itari kugaragara ariho yari iriho amayinite ukabura ukuntu uhamagara. Nawe kamwereka uburyo wabikora, hakajya hazamo simukadi ebyiri ugahitamo iyo ukoresha. Uraba ukiri hano kuri phone aho bahamagarira, uzi ukande kwa tuno tudomo dutatu turi hano hejuru mu nguni, uraza udukandeho, uze ukande hano kuri setting. Aha kabiri uraza ukandeho, uze ukande hano kuri calling account. Aha uraza ukandeho, ukanda hano handitse make calls with ask first. Aha gatatu ndizera ko uri kuhabona, uraza ukandeho. Tugira ahantu hameze gutya, ushobora gusanga hemeje kuri MTN Rwanda, ubwo niyo igaragara muri phone ugiye guhamagara, cyahemeje kwa kano ka mbere Airtel Rwanda. Tukandeho turebe, urabona niko kazitakazaho. Ubwo iyo ujya guhamagara hazajya hazamo simukadi imwe. Ariko urasubiraho uza ukanda hano handitse ask first. Aha hasi ndizera ko uri kuhabona, urahita uza ukandeho. Iyo ujya guhamagara muri phone yawe hazajya hazamo simukadi ebyiri, urebe iyo ifite amayinite ariyo ukoresha uhamagara. Muri bisa ngo niba iyi video wayikunze kanda like, uyisharinga inshuti zawe, bibaze kumbwira muri comment niba byakunze. Niba ufite ikibazo nawe ukimbaze muri comment, wibuke gukanda subscribe. Mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Vedaste. Duhure muri video zitaha. Bye.